ubisange niba nicaye imbere yawe hari ibintu nanone ushobora gukora ukabona kuri mutukisha izina ry'Imana cyangwa se urimo nisuzuguza tuvuge nk'ubu nkanjye nicaye imbere yawe iyo mbonye umuntu wambaye ubusa ndikanga abo mwana cyane cyane nk'abana b'urubyiruko bo baranabikunda cyane akumva ko kuba yambaye minicimbo igeze ahangaha yambaye kandi we muri wabayumva ari proud yabyo bayumva ari byiza ariko ngiwe iyo mbibonye mpita nsesurumeza ntabwo nshobora kubyambara harimo kurinda akagakiza nafashe rero wowe ukibindeberamo ukabona ko ndi umunyabyaha wabanje kwisubiramo wikontroye wisubiramo ureba ko ukiranuka yego dushobora kwicara mu itorero ariko tudakijijwe icyo nemera cyo nubanza gukiranura umutima wawe wa mutima wawe wakiranuye mwuka wera azaza yicaremo akongora atari ko nakagakosore kandi ugakosore sibyo ariko mu gihe ukirebera abantu mu isura y'imyambaro ayo maherena ibiki byose nyamara wamwicarira uruhande ugasanga arakurusha kugira umutima mwiza ngewe aho ngo navuga ni warayobye banza ukiranura umutima imyambaro nayizazanye ugira ibintu bimwe na bimwe ribabuza nk'ibyo by'imisatsi reka bari byo dufatiraho urugero kandi iyo bibaye muri umwana ari igihe ugeramo ukajya ubona abandi babikora ukumva ni byiza ariko ukimunyamunyo uti hatazagira umbona batazantenga ibyo byose ukabitekereza ariko uko iminsi igenda ishira ubundi buriya twavuga ngo yakoze icyo bita kunanirana mu yandi magambo nagishaka kuyoborwa buriya we yitekerejeho ubwo dufatire kuri Dorcas ko Vestina we yarakuze yanubatse n'urugo dufatire kuri Dorcas buriya Dorcas amaze kwisobanukirwa ikindi amaze kubona ko amaze gukura udusore turamutereta arareba akavuga ati subu ngo koko yagenda yakubitanira n'izindi nkumi muri sinema yagiyemo yareba uburyo bipambye bakubiseho ibintu by'amafresheri akavuga atari kuzi ko nasigaye uriya ashobora kuba yararebye akavuga ati ndabona naba niswe umuturage akavuga ati nanjye ndashaka gusirimuka ubundi nicyo gisobanuro cyo gutunga amafaranga aho amafaranga yagezeyo umva uhita uhinduka rero buriya ashobora kuba yabayeho mu bwana bwe bigenda bimuboha ariko uko agenda akura akagenda byiyumvamo yumva bikunze yumva agira gute Jewe rero hangana inama ku bantu babona yuko biri ari ibyaha kuronge nacira iteka Dorcas ibyo yakoze bijyanye n'ikigera arimo kandi agomba gusirimuka ko arimo aratera imbere n'abahungu bamubone ko arimo aryoshye okay muri make tureke kurebera gakiza ku myambara ariko nanone ijambo ry'Imana turizirikana rivuga ngo gumuko waruri ugihamagarwa nimba uyobowe n'umwuka wera ukumva ko ibyo uri gukora uhamanya n'umwuka wera ari Imana yakongora ati kora ibi ngibi komeza inzira watangiye Nyagasani muri kumwe ariko nimba uri mu bintu ukavuga ati wenda nabonye runaka kora ibi nibi ndabona beta avuga Imana gutya kandi abantu bagarabwiriza abantu bagakizwa akabahanurira bagafashwa yes reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel nizere ko muri amahoro nizere ko mushima Imana murabizire ko Imana igigira gutya ikatuzanira abakozi bayo batandukanye abavuga butumwa abahanzi abahanuzi imbere ya kamera rero tubafite umutumirwa muramuzi cyane kuri Deep 5 TV haya niko bayita Deep 5 TV channel nyine y'abantu bakuru ahantu batambuka inyigisho nyinshi kandi ziba zikeneye mu buzima bwa buri munsi rero tugize amahirwe kumwakira natinze reka mbanze mu umwanya abasuza nabibwire mu izina rya Yesu kari umukozi w'Imana nongeye kuba intashyo bakunze ba Abayo TV amahoro y'Imana umugisha Imana itangira ubuntu ibuduhane mwebwe mudukurikiye nanjye ugiye kubaganiriza ndi ku mazina ya Betty nkabamboneka kuri Deep 5 TV ubwo abakunzi b'Abayo TV mu nyarukireyo nimubona twakundanye mujye muza no konsurana hariya nacyo bitwaye yego urakoze rero turakwakiriye cyane nk'umubyeyi ngewe rero hari inkuru maze imisi ndi kugenda mbona zigenda zicicikana hirya no hino ariko wewe wenda tunagarutse ku mukobwa Dorcas baraba managingwa na Murindahabi Irene no kuvuga ngo mu misi yashize cyangwa se mu bihe byatambutse twabonye uwitwa Vestina yasutse imisatsi havugwa byinshi ngo ni umwadeperi none bigenze kuriya nyine ngo yakoze ibintu bidakwiriye ariko tugiye kubona tubona nesho bundi noneho mu kwakira igihembo tubona na Dorcas nawe yasutse
ntekereza ko havuzwe byinshi. Ese wenda ugendeye ku by'abantu bavuze, utagendeye ku by'abantu bavuze, cyangwa se ngo wite ku marangamutima y'abantu, cyangwa se ngo umuntu ku idini runaka, wowe biriya bintu ubibona gute nk'umuntu w'umubyeyi? ngewe ukuntu mbibona cyangwa se n'icyo nabivugaho, buriya agakiza k'umuntu kaba mu mutima, ntabwo kaba mu misatsi. Rero hari icyo bita iteranyuma, usanga twebwe imitekerereze yacu, ureba umuntu cyane ku byo yambaye, ntubashe kureba ibikorwa bye cyangwa se ngo wumve n'ibiganiro bye, wumve icyo atekereza ku mutima, ubashe kurondora bike ushoboye, kuko Imana niyo ireba ku mutima cyane. Aha rero ngewe nkavuga ni bariya abana, ngewe sinabakamira mu kitoze. Icya mbere cyo bagiye mu bintu by'agakiza ari abana, noneho uko bagenda bakura bagenda babona bari mu iteranyuma, hari abantu babasize bagiye basirimuka, ubundi buriya kira ni ikimenyetso cy'uko uri mutera imbere mu mutwe. Ndetse gutera imbere ni ugutangira wenda ugakora ibyo utajya gukora uri umurokore. Rega ari ijambo ry'Imana rivuga ngo dukume uko twari turi tugihamagarwa. Yego. Icyo bita kwisobanukirwa rero, sinzi niba turi bucyumveho kimwe. Buriya iyo umuntu akijijwe ari umwana, ubona yuko idini ribahambira cyangwa itorero ryabo rikababugira ibintu bimwe na bimwe ribabuza, nk'ibyo by'imisatsi, reka bari byo dufatiraho urugero. Kandi iyo bibaye muri umwana, ari igihe ugeramo ukajya ubona abandi babikora ukumva ni byiza, ariko ukimunyamunyo uti hatazagira umbona, batazantenga, ibyo byose ukabitekereza. Ariko uko iminsi igenda ishira, ubundi buriya twavuga ngo yakoze icyo bita kunanirana, mu yandi magambo ntagishaka kuyoborwa. Buriya we yitekerejeho, ubwo dufatire kuri Dorokasi ko Vestina we yarakuze, yanubatse n'urugo. Dufatire kuri Dorokasi. Buriya Dorokasi amaze kwisobanukirwa, ikindi amaze kubona ko amaze gukura, udusore turamutereta, arareba akavuga ati si ubu ngubu koko yagenda yakubitanira n'izindi nkumi muri sinema yagiyemo, yareba uburyo bipambye bakubiseho ibintu by'amafuresheri, akavuga ati ariko uzi ko nasigaye. Uriya ashobora kuba yararebye akavuga ati ndabona naba niswe umuturage, akavuga ati nanjye ndashaka gusirimuka. Ubundi nicyo gisobanuro cyo gutunga amafaranga. Aho amafaranga yagezeyo, umva uhita uhinduka. Rero buriya ashobora kuba yabayeho mu bwana bwe bigenda bimuboha, ariko uko agenda akura akagenda byiyumvamo, yumva bikunze, yumva agira gute. Ngewe rero ahangaha ntanga inama ku bantu babona yuko biriya ari ibyaha. Buriya icyaha cyambere kiba ku mutima, nshobora kwigaragaza inyuma, ako gatambaro nkakanigirizamo, ariko umutima wanjye waraboze, ninjye munyeshyari, ninjye munyamatiku, ninjye munyamagambo. Ibyo bintu rero reka tubanze dukosora imitima yacu. Ndabwira abankurikiye nanjye nibwira, iyo umutima wamaze gutungana, mwuka weri yabonye na bya bindi urimo ukora ari ibyaha, araza akakongorera akakubwira ati ariko naka ngaka kavaneho kuko karimo karatukisha izina ry'Imana. Rero buriya ntago nge namuciraho iteka cyangwa mukamire mu kitoze. Twese uburyo twitwara, iyo mwuka wera yaje ahita gukura ku kintu. Ubizi sage twicaranye ahangaha, niba nambaye ipantaro, hari aho bavuga ngo kubura umudamu ukambara ipantaro ni icyaha, ariko nge sindabyumva. Tuvuge ndi umunyabyaha, kuko ari n'umuntu ushaka kugura akavuga ati uyu mudamu yambaye amaherena, afite imisatsi miremire, wenda yambara n'amapantaro nk'uko tugenda tubibona, ariko wenda umuntu atekereje ku magambo aguturukamo, cyangwa se iyo nkurikije ngewe ibikorwa ugira, mbo nta buhamya bubi ndakumvaho. Ari nacyo kintu gitumye wenda nanagutumira nkavuga ni ese, kuko hari abantu benshi twagiye tubona nk'abapasiteri, tukabona ba Apotre Kabera Mignone, tubona n'abandi batandukanye, tukabona n'abapasiteri bayoboye intama, ariko ukumva n'ubuhamya bwabo abantu bagishe bagenda bavuga ngo ni bwiza. Rero nge nagutumiye kugira ngo tubwire, ese biriya bintu wowe ubibona gute? Nyine wenda abantu bafata akakiza bakagereranya n'imyambaro, ese ubibona gute? Ubundi nicyo umuntu yakora kugira ngo abeho Imana imwishimira? Ahari wenda reka turebe n'amatorero ari hano ku isi agiye atandukanye kandi agira imyizerere cyangwa imyemerere itandukanye. Hari aho bemera yuko ibi ngibi tubikora kandi ntibitubuze kuvuga ijambo ry'Imana, ntibitubuze kuririmba cyangwa se no kuba twanabwiriza. Biriya nakubwirije
aho nakubwiriza n'icyatsi n'icyahamera rero ugasanga ya myemerere y'itorero ubarizwamo iremera ko ibi byose ubikora bikitwa ko twibohoye sibyo ariko hari igihe kiba ngombwa wa mwambaro wambaye cyangwa rya herena bikaba ngombwa ko mwuka wera aza akakongorera ati nge simbigushakamo sibyo yego yabikongorera ukumvira mwuka wera hari abantu benshi babyikuramo ugasanga rwose iyo pantaro ntushobora kuyambara kandi itorero ritabikubuza kubera ko mwuka wera yaje akagukomanga ubisange niba nicaye imbere yawe hari ibintu nanone ushobora gukora ukabona kuri muto ukisha izina ry'Imana cyangwa se urimo nisuzuguza tuvuge nk'ubu nkanjye nicaye imbere yawe iyo mbonye umuntu wambaye ubusa ndikanga abo mwana cyane cyane nk'abana b'urubyiruko bo baranabikunda cyane akumva ko kuba yambaye mini cimbu igeze ahangaha yambaye kandi we muri waba yumva ari proud yabyo bayumva ari byiza ariko njyewe iyo mbibonye mpita nsesura umeza ntabwo nshobora kubyambara harimo kurinda akagakiza nafashe rero wowe ukibindeberamo ukabona ko ndi umunyabyaha wabanje kwisubiramo wikontroye wisubiramo ureba ko ukiranuka yego dushobora kwicara mu itorero ariko tudakijijwe icyo nemera cyo nubanza gukiranura umutima wawe wa mutima wawe wakiranuye mwuka wera azaza yicaremo akongora atariko nakagakosore kandi ugakosore sibyo ariko mu gihe ukirebera abantu mu isura y'imyambaro ayo maherena ibiki byose nyamara wamwicara iruhande ugasanga arakurusha kugira umutima mwiza ngewe aho ngo navuga ni warayobye banza ukiranura umutima imyambaro nayo izaza nyuma sibyo yego nge nacira iteka Dorokasi ibyo yakoze bijyanye n'ikigera arimo kandi agomba gusirimuka kuko arimo aratera imbere n'abahungu bamubone ko arimo aryoshye okay muri make tureke kurebera agakiza ku myambaro ariko nanone ijambo ry'Imana turizirikana rivuga ngo gumuko waruri ugihamagarwa nimba uyobowe n'umwuka wera ukumva ko ibyo uri gukora uhamanya n'umwuka wera ari Imana yakongora ati kora ibi ngibi komeza inzira watangiye Nyagasani muri kumwe ariko nimba uri mu bintu ukavuga ati wenda nabonye runaka kora ibi nibi ndabona beta avuga Imana gutya kandi abantu bagarabwiriza abantu bagakizwa akabahanurira bagafashwa kandi nyamara narebe imyambaro ye nkabona ntayihuriye niya wenda itorero rintegeka nyine nimba umva ko kuyobowe n'umwuka wera utagendeye ku bantu nta kibazo siko bimeze se mureke tuyoborwe n'Imana kandi muharanire kugera ku isoko neza mbo rero hari kandi kabazo wenda nabonye ngewe ari nacyo kintu nifuza no kubwira aba content creator abantu bitonde ndimo ndabona ukuntu Pastor Claude nabitwa ba Bosco Empire ukuntu bagenda baterana amagambo na MI cyangwa se muri ndahabi Irene bavuga ngo yabateje copyright abandi bati n'ukubera ngo hari inkuru bagiye bakora ku bantu abereye manager zitari nziza ndetse banazikora no kuri we nyine ukabona ni ibintu by'ibibazo ese ubundi ko ibintu by'amatiku cyangwa se ibintu by'ibibazo byakabaye bikemuka wenda abantu biherereye cyangwa se umugabo agasanga mugenzi we bakagira inama kugira ngo babizane kuri kamera ubwo wenda ni ku rwego rwanjye cyangwa se ko ndimo kubitekereza ese wowe ubibona gute ni nkiye nama wagira bari abantu ni cyo kintu wabwira yaba Bosco Empire yaba Pastor Claude yaba na muri ndahabe Irene bari abantu nirihe jambo wababwira cyangwa se ni nkiye nama wabagira ngewe inama nabagira ubundi buri acano yanjye yigisha ibintu bijyanye n'amahoro cyane cyane nkibanda ku muryango ko mu muryango niho hantu tubona groupe runaka papa na mama n'abana ariko iyo tugeze hanze twigisha abantu kubana neza kubana batabangamiranye rero ngewe reka mere kuri Bosco Empire niba yarakoze ibyo biganiro agakora ibiganiro ari masebya abavandimwe ba MI cyangwa se abana be buriya bari tubafata nk'abana be nanjye nsanze uri musebya mwene data cyangwa se inshuti yanjye nanjye ntabwo byanshimisha mfite icyo ngukorera nakigukorera no kuvuga ngo rero bwa mbere uriya mugabo yarakosheje kuko buriya nujya gusebya mugenzi wawe uzanze utekereza uvuga uti ibi ngibi ngiye kumusebya abari nge babisebeje abayari nkanjye babisebeje nge nabamesene nongere mbwira abantu bifata bakajya kuri social media kurisha amazina y'abandi munakifata akaguhimbira inkuru cyangwa se akagushyiraho ibintu kugira ngo abantu bakunde baze bamurebe yinjiza amafaranga rero aba bantu barimo barisha
umubabaro wa bagenzi babo, babyita kurisha umubabaro wa mugenzi wawe. Mugenzi wawe uramutabye mu cyobo kugira ngo wowe unezerwe cyangwa unezeze umuryango wawe kuko warusovye amafaranga. Rero uriya mugabo yakoze ikosa, ariko ikosa ntirikosozwa irindi, aho uriya nawe yagiye kumuhanisha yakagombye kuba nawe yaramuhamagaye bakabiganiraho. Buriya ntago abantu bose batugiriye nabi ariko tubituri nabi, nabyo ntago Imana ibyemera. N'ubundi ubaye nkawe, ubaye ikigoryi cyangwa se ubaye umugome nkawe, iyo umuntu akugiriye nabi ubanza kumuganiriza, aho ubona bidashoboka mudashobora kwegerana cyangwa guhuza, umuteza inshuti ze, iyo akunaniye nibwo ubona gushaka za nzira zikakaye. Rero MI nawe yarakosheje izo nzira, ntabwo yigeze azinyuramo, ahubwo direct yahise amukubita mu gihano. Rero nkurikije izo nkuru ukuntu nagiye nkomeza kuzikurikirana, uburyo nazumvisemo, twigisha abantu kubana amahoro. Umuntu niyige kubaho atabangamiranye na mugenzi we. Nubona hari ikibazo kivutse kuri mugenzi wawe, biroroshye kwihuza mukakiganiraho. Iyo ubona bidashoboka ushaka uwubahuza, kuko nta muntu uba ku isi yibana, ntago yabura inshuti ze wishyikiraho ushobora kubwira uti iki n'iki. Rero ibyo niba byaranze bakagezanya kure muri buriya buryo, hariya niho hava inzigo. Bwa mbere iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamwitura, burya ntagakuvaho, arakomeza akaguyiga, akomeza ashaka n'ibindi kugira ngo muhangane. Buriya bagiye kubaho bahanganye, kandi ntabwo ari byo byari bikwiriye. Ahangaha baje gushaka umugati. Rero kugira ngo bazajye muri gereza, ntago n'ubundi bya bindi bakoraga byaba bikigiye imbere, kugira ngo umwe ahazaca undi ahanyuze umuriro. N'ubundi byo wakoraga kubera ufite umutima ubyimbiye mugenzi wawe mutarebana neza, n'ubundi byo wakoraga ntago bizamo umugisha, ahubwo bitangira kwinjirwamo n'umuvumo. Rero ngewe nabasabira kuba wenda bagira uburyo bihuza bakaganira kuri iki kibazo kikarangira, nta mvura idahita, uwakojeje yakwikosora, ibintu byose bikagenda neza. Ngenda umva ari icyo ngicyo. Bo rero reka tugane ku musozo, ndumva nta bindi byishinge nifuza kukuvugisha.